Abakunzi ba Rayon Sport, abakunzi ba Gikundiro, nimuze tujya inama, nimuze mbabwire ibyo mboneye kuri Kigali Pele Stadium. Mbega umukino Rayon Sport ikinnye mwokagira imana mwe, mbega umukino uri mutegura wa Muhazi United, ariko kandi wa Muhazi United n'uza butegura uwa Derby Rayon Sport izakira mu APR kuwa gatandatu y'izirindwi z'ukwa 12. Mwokagira imana mwe, mbega ibyo mboneye Nyamirambo, nimuze tuganire, nimuze mbaha amakuru, nimuze mbaha ubwino, nimuze mbaha andi makuru mutabashe kumenya ibiri kuba hirya no hino mu ekipe ari kurwanira Rwanda Premier League y'uyu mwaka. Rayon Sport ninde uzayihagarika? Ninde uzahagarika uyu mugabo ureshya na metero 184 z'uburebure? Uwo ndavuga Farenganye. Uyu munsi yujuje ibitego byiwe 6 mu mikino 6. Ngwino nguhe ubwino, nguha amakuru, ngwino nkubwire icyo ubuyobozi bwa Rayon Sport buri gutekereza no gukora, ngwino nkubwire uko mu bakeba bihagaze, ngwino nkubwire uko indi mikino yagenze ya Rwanda Premier League imwe muri yo, ngwino nguha amakuru ya Derby. My friend, don't go far away. This is your boy Kobe Brian. TV ukurikiye ni Tuza TV mu kiganiro Tuza TV Sports. Murakaza neza, mbaye ikaze muri hose mu Rwanda no hanze yarwo, mwe mudukunda muri bwota masimbe ba diaspora mu Budage n'ahandi mu bindi bihugu, nyamuneka ndabashimiye cyane. Mbaye ikaze mwese, ni murebe ko mwakoze subscribe, ubu ni mu makanya mbaganirire, ndabizi biraryoha. Yes, you are most welcome. I'm your boy MC Johnny Brian. Come on. Nubwo ndirimbo iryoshye cyane kandi iryoheye amatwi, by'umwihariko abakunzi ba Rayon Sport, ntabwo rero yanzanye kubacurangira. Nyishyira muri background kugira ngo mutaba bored, mukomeze kumva ubutumwa bwiza cyane bwa Gikundiro ariyo Rayon Sport. Ariko mbere yuko ntangirira ku mukino karundura uzaba ku gatandatu tariki 7 z'ukwa 12 2024, Derby zahuza Rayon Sport izakira IPR kuri Stade Amahoro i Remera. Reka mbanze mbabwire ibiri vuba. Reka mbanze mbabwire uko uyu munsi wa 11 cyangwa se journée ya 11 ya shampiyona y'u Rwanda Premier League yagenze ku ma ekipe amwe namwe. Uyu munsi kuri Kigali Pele Stadium, mbere y'uko Rayon Sport hakinira na Vision, habanje umukino wahuje ikipe ya Gasogi United yakirwaga na Gorilla FC, maze amakipe yombi aza kugwa miswi ibitego 2-2. Na ama ekipe mu by'ukuri wabonaga yuko yiteguye, na ama ekipe mu by'ukuri wabonaga yuko ari ama ekipe ashaka intsinzi, dore ko yose amaze iminsi agira ibibazo bitandukanye. Ni ekipe ya Gorilla ifitemo abakinnyi barimo witwa Gadi, witwa Manzi, Rutanga, Musa, Mulda, Keve, Hezbon, Frank, Evode, Alexi na Darcy. Ifitemo abasimbura witwa Serge, Salere, Ikena, Eric, Cedric, Didier, Emmanuel, Blaise ndetse n'uwitwa Bobo. Umutoza wa Gorilla asanzwe ari Alec Irasa, naho nyiri Gorilla akaba ari Bwana Haji Mudaheranwa. Ni ekipe ya Gorilla yaheruka gutsindwa na Rayon Sport ibitego 2-0, murabyibuka mu mukino ndetse n'amakuru twabagejejeho minsi yashize no kuri Tuza TV. Ni ekipe yakinnye na Gasogi ishaka gutsinda. Gasogi ubwo ya Kensi nyine yashakaga nayo gutsinda, dore ko nayo umukino uheruka nayo yari yawunganije. Urumva ko na ama ekipe yose yari yarahuye afite icyo arwanira, afite icyo ashaka kugira ngo abe yazamura icyizere cy'abakinnyi ndetse cy'abantu bayakunda mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko si uko byagenze, kubera ko ama ekipe yombi yaje kugira gutya yisanga aguye miswi ibitego 2-2, maze amakipe ataharyo. Ni ama ekipe yari yatangiye ahangana kandi ubona ko mu by'ukuri afite intego zo gushaka intsinzi, ariko mu by'ukuri igitego cyabanjwe cya Gasogi ranza gitsinda, Gorilla kishyura, nyuma Gasogi itsinda icya kabiri kugeza ku minota 78, Gorilla nayo irongera itsinda ikindi, maze birangira gutyo ari ibitego 2-2. Ubwo ama ekipe yose natindaho cyane, ariko reka mpite nyarukira kandi i Bugesera babwire ko ikipe ubwo ariko kuri uwo mukino mbabwira nyine
Gorira akinagamo na Gasogi na abakinnyi batsinze ibyo bitego ku munota 49 witwa Ndikumana Dani wavuye muri APR w'umurundi yaje gutsindira Gasogi igitego cya mbere ku munota 53 witwa Karenzo Alex wa Gorira arakishyura naho ku munota 61 witwa Emery Bayisenge yishyura igitego atsindira Gasogi igitego cya kabiri cyakigiye kuba nk'ikintsinzi daciye kabiri ku minota 78 Irakoze Darcy umaze gutsindira Gorira ibitego byinshi n'umukinnyi nawe mwiza rwose ni umwe mu batsindira Gorira ibitego byinshi atsinda igitego nawe cyo kwishyura maze biba egalite banganya 2-2 ama ekipe agabanya amanota atyo. Hirya yaho gatoya kuri stade y'akarere ka Bugesera ekipe ya Bugesera yahakiriraga ekipe ya Muhazi United. Iyi ekipe ya Muhazi United nayo ikomeje kugenda igayikamo kagira imana mwe ntabwo ntibujye kure ariko ngira ngo namwe murabizi neza ko ekipe ya Muhazi ni imwe mu ekipe imaze kugenda ikubitwa rwose noneho n'ikimenyimenyi na Karundura izahura na Rayon Sport kuri match kurikira ku gatatu ku itariki 4 z'ukwa 12 ubwo bari mu Misembahana update. Muhazi rero yagiye gusura Bugesera Bugesera maze umukinnyi witwa Umar Aba akubita Muhazi ibitego 2 byose ku busa Muhazi tahiryo Bugesera itsindiwe n'umukinnyi umwe yabitsinze ku minota itandukanye cyambere gitsinda ku minota 45 igice cyambere birumvikana cya kabiri gitsinda ku minota 70 maze Bugesera nayo ibonye amanota atyo dore ko nayo yari muri zone mbi cyane ari ekipe yashaka kuva muri zone mbi kugira ngo ibe yazamuka ize ahabona cyangwa se ize hafi maze yinjire mu ruhando rwo guhangana koko nkuko bikwiriye kuba biranga ekipe. Nuko uyu munsi rero kandi usize ekipe ya Mukura cyangwa MVC hariya kuri stade yabo yihuye inganije n'ikipe ya Marine. Mukura nayo turibaza ngo ni iki kiri kuba muri ekipe ifite abakinnyi nka Nicolas Sebwato kapiteni wayo Ishimwe Abdul ubwo nababanje mu munsi Rushema Chris Hakizimana Zuber cyangwa se Nisingizwe Christian Uwumukiza Obed Niyonise Fred Dibumba Jordan n'undi witwa Abdulu Jalilu witwa Boateng Mensa na Nsabimana Emmanuel babanjemo ku ruhande rwa Mukura ikabigira abasimuramo Jarike Justin Eri Tatu Jemuve Adama Keve Aimable Eric na Boneri ikagira umutoza w'umuhanga bivugwa ko ngari umuhanga yitwa Afahamiya Lofty ni ukwibaza ngo iyi kipe ya Mukura kwiba kuri payroll y'akarere ka Huye yirazira iki kuki datsinda ese n'abakinnyi bataramenyerana ku mutoza nka Lofty tuzi ukize mu Rwanda ufite amashagaga cyangwa filozofi ziwe zarashize abatoza barazifinduye nibyo kwibazwaho no gutegeza tukareba uko iyi kipe yihuye iza kuzamera mu minsi iri imbere dore ko nayo itarimo ijya heza yahanganaga na Marine ikipe yari ifite abakinnyi barimo witwa Irambona Vari wari goalkeeper Mukire Confiance Somana Sultan Bobo Ilunga Ngoi Alvin Hosiana Kennedy Rugira yabo Hassani witwa Suley Sanda Menyame Vinjire Ndombe n'undi witwa Usabimana Olivier ariwe team captain na Nizeyimana Mubaraka muhungu wa CDS chairman umwe mu bikirenga ba APR Mubaraka Muganga umuhungu n'uwe rwose yitwa Nizeyimana Mubaraka undi yambaye nimero 15 umugongo yitwa Mutangana Deluc ikagira abasimburamwe witwa Pascal Gikamba Edizo Mugabe Fabio Emmanuel Gatete Ebenezeri n'uwitwa Alfani ndetse kagira umutoza mukuru yitwa Yves Rwasamanzi zanganirije rero hari Huye ziba ziguye miswi gutyo maze Mukura ibayongeye ibura amanota mu buryo nk'ubwo bugayitse cyane. Nababwiye abakinnyi bakiniye Bugesera sinababwira abari bari mu izamu bari mu kibuga igihe Bugesera yakinaga n'ikipe ya Muhazi yari ifitemo goalkeeper witwa Mani Dushime Umugenzi kapiteni wayo Muhimpundu ndetse n'uwitwa Serge witwa Osamu Kalebu Kagaba Nikodemu Babuwa Greje na Kamanzi. Nabo bakinnyi Muhazi United yari yabanje mu kibuga
yari ifite abasimbura kandi barimo Ebini Benjamin, Amini Mutijima, Cheyune Andre, Amuzati Sake, n'Uwayezu. Ni aba ngabo ikipe ya Muhazi yari ifite, ariko birangira n'ubundi ntacyo bayifashije, ikubiswe. Mukoro yanganije 1-1, ni igitego cyatsinzwe ku munota 25 cya Marine na Mutangana Derrick, ku munota 71 Fred Niyonizeye yishyurira Mukura, birangira bityo da Lofty na Iver wa Samanzi bagwa miswi mw'ubwo buryo. Reka nkomeze amakuru rero, nkomeze amakuru mutaza kugira ngo natinze, ariko match ya Gorira na Gasogi cyo nabwira no kwasifuwe n'umusifuzi witwa Kayitare David. Naho kandi umukino wahuje Mukura na Marine wasifuwe n'abakinnyi n'umusifuzi witwa Ugerashebuja Ibrahim, ubwo bafite n'abandi b'abasista b'ibitambaro, ariko nikubwira abasifuzi bo hagati. Ubu wa Vision na Rayon Sport usifuwe na Ishimwe Claude Cyucyuri, akaba ari umusifuzi asifuye neza pe, asifuye neza kandi nta mufana utahanye inginyimira. Naho kuri match ya Muhazi na Bugesera wasifuwe na Nsabimana Celestin, niwe wari uri hagati rwose. Nuko mwamenye cyangwa se nuko byagenze. Rayon Sport rero, reka ngaruke ku mukino wahuje Rayon Sport na ekipe ya Vision. Ni umukino mu by'ukuri wari ufite ubusobanuro bukomeye. Vision nka ekipe mu by'ukuri yatsinzwe na APR bigoranye, yatsinzwe ku bitego 2 ku mapenaliti byombi, ndetse biza no kuvugwaho byinshi biraserera muri media hano mu Rwanda. Abantu bakavuga bati APR yahawe penaliti zitariyo, nyamara zirizo umusifuzi nka kuzitanga, cyari kimwaro cyuko yatanze zitarizo, nawo bwera yibonaga n'umutima n'amaboko ibyo yakoze ari amafuti. Birangira rero Vizitashe ivuga iti iyo badatera penaliti natwaye no kunganya. Ubwo rero abakinnyi na Rayon Sport, ngewe na mu by'ukuri mfite impungenge z'uko abakinnyi ba Rayon Sport bashobora kugira over confidence, bagatangira gutekereza cyane nk'uko biri kuba ubu ngubu. Umukino uzayihuza na APR kuri 12 bakiyibagiza imikino irimo hagati, harimo uwo batsinze nonaha wa 3-0 batsinze mu Vision, niwo bazakina n'ikipe ya Muhazi United ku wa 3 tariki 12. Ariko umutoza Robertinho mu kanya aciye impaka mu kiganiro n'abanyamakuru, aratubwiye ngo jewe ntabwo ntegura, ngo hari abantu bari kumbaza ibyaye na derby, ngo ntabwo derby ndi kwitekerezaho ubu ngubu, ntegura match kuri match, kandi buri match nkayiteguramo bitewe nuko mbona opponent wanjye cyangwa se uwo duhanganye. Uwo ni Albertinho avuze mu by'ukuri amagambo menshi cyane abariyo bazagenda bumva cyangwa se tuzagenda tubasobanuriramo. Harimo nko yavuze ngo jewe naje meze nk'umwarimu, genda umwarimu kuko mfite ibyangombwa biri ku rwego mpuzamahanga, kandi noneho ndi umuntu wigisha abakinnyi ibyo mbigisha bakabifata. Mu by'ukuri umurebe wese ureba uko Rayon Sport gukina ari kwikoma mu gatuza kabati kwa kweri twarabuze umutoza nk'uyu nguyu. Baramwibuka kuko 2019 igikombe Rayon Sport iheruka cya shampiyona bagitwaye bagiheshejwe n'uyu nguyu Robertinho Goncalves. Ni umutoza w'umunyabrazil, yabivuze havuga ati jewe nakinnye muri Brazil, nkina ikipe y'igihugu yaho, nyine amakipe atandukanye ya Rondo yose, atariko na hano mu Rwanda naje kubera ko nabonye ubusabe bw'abakunzi ba Rayon Sport, kuko n'abakinnyi barankunda. Ni umutoza uzi kubanza kurema vestiaire bakayigiriye bakabagira inshuti, ku buryo n'uyu umukinnyi udakina mu kwa Robertinho uba wiyizi neza ko uzira ubushobozi wenda bwawe butari ku rwego akeneye, ariko ntabwo yazira cyangwa wazira ngo mwarebanye nabi n'umutoza Robertinho. Ni intama y'Imana, ahubwo Imana imuhazi barame bukwiye. Ubwo rero yavuze ati je narebye abantu banyandikiraga kuri Instagram yanjye, kuri social media zanjye, bansaba, mbona banashyira amarira bavuga bati waje kudufashiriza ikipe, ati mfata umwanzuro ndaza. Ni Robertinho yatangaje ibintu byinshi mu by'ukuri, ariko yavuze yuko arimo ategura match ya Muhazi United yo kuwa 3, ntago bya Deribara umwanya kubitekerezaho. Ariko nzi neza ko n'umutima na mabizi neza ko tuzakina nawe, cyane nk'uko amaze imisaza kureba APR, mwarabyumvise ukuntu yaje agasuzugurwa kuri stade, ariko akihangana akareba match ya APR, nuko arimo areba adversaire bazakina kuri 12 ndaza kubigarukaho. Nuko ubwo rero Rayon Sport ikina na Vision, umupira mu by'ukuri watangiye ubona urimo imbaraga, urimo gushaka umwuka, urimo ibintu byose byakenera ikipe kugira ngo itsinde, ariko Rayon Sport ntabwo byose byoroha kwita itsinda. Gusa ku munota 25 kuri kombinazo nziza abakinnyi bari bakoze, maze umukinnyi wo ku ruhande kuri 7 wa Rayon Sport, ndumva Niraguha Haji yagiye nk'umurabyo nihanganire, yagiye nk'umurabyo aragenda yinjira muri box y'ikipe ya Vision, maze ahindura umupira, agapira ko hejuru keza cyane, gasanga Adama Baga, uyu mukinnyi witwa Faringani, ahita anyeganyeza urucundura ku munota 23. Umunota 25 uyu mukinnyi witwa
Foreign imaze kwigarura imitima y'abareyo, abanyeganya incundura, abareyo bose baraserebura barishima cyane. Nuko biratangiye rero, amakipe arakina ku minota 45 muri kombinezo nziza abakinnyi bakina muri zone offensive ba Rayon Sport cyangwa abakina bataka baherekeje agapira gaca mu maguru yabo vuba minota amapase nk'umunani cyangwa 10 gasanga witwa Iragwa Haji ahagaze wenyine mwanya ihangana ameze nabi kubera gripe, ariko it's a part of life, ntacyo bitwaye, ntawe bitabaho. Gasanga witwa Iragwa Haji rero ahita anyeganyeza incundura, bajya kuruhuka ibitego 2-0 bya Rayon Sport, maze baraza igice cya kabiri bakomeza gukina. Rayon Sport ishaka ibitego ariko na vizi ishaka ko yakwijajara, ariko biza kurangira byanze nyine ikipe ikubitwa ityo. Ibivuyemo ibikubiswe cya gatatu cyaje gutsindwa n'umukinnyi witwa Foreign, umwe mu bakinnyi rwose badashidikanywaho. Ni umukinnyi ugize ibitego 6 mu mikino 6, ni umukinnyi ukina agatsinisha amaguru agatsinisha umutwe, ni umukinnyi wahawe pase na Adama Bagayogo agiyemo asimbuye. Adama Bagayogo wateruye agapira karenza abadefanseri mu buryo bupimye kandi bubaze. Mu by'ukuri ni umwana ukina umupira. Adama Bagayogo mu myaka ya 19 ni umwana ukina umupira ubona ko ari umupira wo muri academy, ni umupira yize, ntabwo ari washakisha. Yagateruye atyo rero, maze agahereza umusore witwa Foreign, ntabwo ajya kijinganya imbere y'izamu, yatsiwe igitego mu izamu. Ndavuga ni kwa kwere, uyu nguyu n'umukinnyi, maze abari bose bajya mu bicu ibitego 3 byose ku busa. Biba biranyoye, ikipe ya Vision itavuga iti koko tubonye ikipe abandi barababeshye. Ni ikipe yarushijwe cyane uko Rayon Sport bageze kagino bagiza gusa, ishyiramo ba Sefu, ishyiramo ba Paplay, ishyiramo ba Elenga, ishyiramo abakinnyi batandukanye, bose baraza barakina ku ntego zo kugira ngo Robert Nyakomeze aranforce ikipe yiwe. Ni ikipe ya Vision yari ifite abakinnyi barimo James, ni kapiteni wayo witwa Stephen, witwa Manzi, witwa Lola, witwa Omar, witwa Misago, witwa Patrick, witwa Ibrahim, witwa Kwizera Pierre Mansar, witwa Prosper, witwa Onesime. Yari ifite abasimbura barimo Rutaya, Rajabu, Damu, Yves, Ndekwe, Manzi, Faustin, Christian Idarus, n'uwitwa Mosi. Ni Vision rero yari ifite abo bakinnyi. Kuri bande touche yayo yari yaje ije guhangana Rayon Sport, yari ifite mu izamu Kadim Ndiaye wujuje clean sheet ya 8 adatsindwa igitego mu izamu rye. Ubyumve neza, uko atsinze igitego bamuhereza, uko atarangije umukino adatsinzwe igitego, Muvunyi Paul ubwe yamwemereye ko azamuha $100. Ubwo amaze kugira $800 ya prime, kandi na prime ikipe itanga igenera abakinnyi bose nayo akayibonaho. Uyu mukinnyi Kadim Ndiaye amaze kwerekana maturity, kuko nta gitego agishaka ko cyegera izamu rye. Rwose ni umukinnyi ukina ukabona ko bigaragaza ko bya bintu by'udukosa twa hato na hato yabishyize ku ruhande. Rayon Sport ifitemo rero Kadim Ndiaye, ifitemo Mbarenga, afite na kuri 2, Hakim Bugingo kuri 3, Aimable Mutima defense ari kumwe na Sudian, yari ifite kandi Roger Kanamugire hagati ari kumwe na Richard Ndayishimiye, umurundi mwiza cyane Rayon Sport akuye muri Muhazi United. Ikagira kandi Keve kapiteni wakinaga wambaye nimero 11 ariko akina ku 8, mu by'ukuri ari umukinnyi mwiza cyane. Akagira Foreign wari kuri ataka ku 9, akagira Haji Iraguha wari kuri 7, Basane mu gihe yari icaga 11 agenda nk'umurabyo. Basane namwise Orange Mic bitewe na cya gisasu numva abarusiya bafite ngo kigenda kilometero 3 mu segonda. Uyu mukinnyi witwa Azizi Kuranya Basane nawe nuko agenda aranyaruka kweri. Rayon Sport ifite abasimburamo Patient, Serumogo, Ganijuru, Emmanuel, Sefu waje no kujyamo, Fisto Adama waje no kujyamo, Rukundo Abdulkarim, Abdulrahman, Paplay ndetse na Erenga bose baje kujyamo, maze Rayon Sport ibana amanota yayo 3 gutyo. Wasiriwe yavuze yuko bitinde bitebuko ikipe ya Rayon Sport igomba gukina na APR kandi ngo izatsinda, afite icyizere 100%. Reka tugera mu minota ya nyuma tubabwira ko derby mu by'ukuri izabanzwa n'umunsi w'ejo. APR ifite umukino ejo na AS de Kigali, murawukurikira kuri Tuza TV no kubwo abareba ikiganiro murakira uyu munsi. Mu by'ukuri yari bahageze
uyu munsi turaba turi kuri stade saa 12 aho APR ikina na AS Kigali. AS Kigali iheruka gutsindwa na APR 2018 kuvyogeye kugera n'ubu APR ntizi ntsinzi kuri AS Kigali. Ni ikipe ziri buhangane nk'uko umuyobozi wa AS Kigali umunyamabanga wayo Olivier yavuze ko n'ubu bashaka kongera kugira APR mu kebo basanzwe bayigereramo. Reka turebe ko bizagenda rero. Bawise umuhuro wa derby aho APR nayo yiteguye iri gushaka gutsinda kugira ngo izamure urwego rwayo rw'icyizere. Amatike muri systeme ni 3 kugera ku itariki 15 kugera ku tariki 5 ubwo nyuma yaho ibindi muzabimbaze. Bye bye, Imana ibaho umugisha cyane.